Ishano rya kabiri ryo rigiye kuba, harabura iminsi mike ngo ribe. Nicyo bita kurimbuka abantu bitiriwe Imana bakabura ubugingo. Yarambwiye ngo nzabwire abanyarwanda bene wacu ngo ntabwo murusha Abisirayeli igikundiro ku Mana. Bayihemukiye ibihembwe 10 igihe kiragerera bica. Kandi nta mirimo twakoze iruta y'Abisirayeli bakoreye Imana. Kabiri, ibitangaza Imana yadukoreye ntabwo biruta ibyo yakoreye Abisirayeli. Iyo igeze igihe irabikora ikabisoza ikabirangiza. Unyumva nyikirize, icyaha ni iki? Kandi ibyaha biriho ubu ni ibyaha by'ibidoti.com. Abantu bakora babwiriza, abantu bakora bahimbaza Imana, kandi abyutse ahantu afite konyage mu mufuka, ugatekereza ko yuzura umwuka wera ugaheba, nuko umwuka ataza muri uwo mwanda. Icyaha cy'iki gihe ni igisirimu, ni icyaha kidatinya uruhimbi, ni icyaha kidatinya izina n'imyaka umuntu amaze mu rusengero. Icyaha ni ishyano, mbega intego Mana tuzayisubiraho, reka tuyirarize. Icyaha ni iki? Icyaha ni iki? Icyaha gitera umugabo kuryamana n'umukozi asize umugore muri shambura. Icyaha gitera umugabo kujya icyangugu cyangwa irubavu akajyana n'indaya, yagaruka mu rugo akaguha keya zitabaho na harimo asibanganya iki? Ni ishyano. Agiye gutungura abantu benshi bari mu gisirimba, abandi bari mu moko mu mutima, abandi bari mu matiku, abandi bari mu nzangano, abandi bari mu bwibone, kandi abantu benshi bagiye kurimbuka. Je nabonye impanda ivuga, marayika w'Imana yabinyeretse mu minsi 6. Umugambi w'Imana wa kabiri nuko abantu baba, kuko abenshi bafite umwuka w'isarudi wo kugira izina ry'uko uriho kandi uri iki? Uri intumbi. Intumbi ivuga, intumbi iririmba, intumbi. Hanyuma kugira ngo umuntu abe muzima mu mwuka bisaba iki? Bisaba icyo bita intambwe 6, ariyo Silowamu cyangwa Betisayida, ariko yo mu isezerano rishya n'igihe turimo. Intambwe ya mbere, saa 11:18 kuri 11 z'ukwa 9 2022 turasha. Hanyuma tuvanga ingabo. Ntabwo turi kampani zikorera ku giti cyazo, kandi ntabwo turi Leonaperi zahuriye mu kibuga. Dufite intego imwe yo guhesha Imana icyubahiro. Yego, kandi ikintu uryo ugahagira ko ni Nyagasani aribuka Loti mwene so muri Kristo Yesu, turongeye turahuye. Narimba mwe ngo 11 z'ukwa 9 umwaka 2022 muri aya masaha ya saa 11:20. Turashimira Imana yabanye natwe, kandi turashimira Imana none kandi yabanye natwe kuva mu gitondo. Muyikomera amashyi atagerwa ku mashyi, hanyuma kandi twe kuyisondeka. Muri strategy nk'eshanu Satani akoresha arwanya ibiterane, habamo no kudakorera hamwe. Hano hari ingabo nyinshi, je nawe ukorera imyaka irenga 10. Hari ingabo zitwa Silowamu, hari ingabo zitwa Gorigota, hari ingabo zitwa Horebu, hari ingabo zitwa Yaspi n'izindi. Muhaguruke dusengere mu gaceya, tuninanurire hanyuma iki ni igiterane ntago ari ikiriyo. Turirimba gaceya, mushyiremo ikinimba kabisa. Babacuranzi niba bicurangira baragenda, ariko niba bacurangira Imana baregera inanga. Muduha baririmbye nka 7 muri Silowamu, 7 muri Gorigota, n'abandi bantu bari hariya mushaka guhimbaza Imana. Tunasengeremo iminota 2-3. Yewe mfite umutima mwiza, ndabatiza mu minota bampaye. Nuntabaruza ntabaye, ntukasubize mu mibabaro yanjye. Sinzasubira mu mibabaro ntukasubize mu mibabaro yanjye. Nuntabaruza ntabaye, sinzasubire mu mibabaro yanjye. Iyakugaburiye izakurinde gusonza no gusabiriza, ntugasubire mu mibabaro yanjye. Nuntabaruza ntabaye, sinzasubire mu mibabaro yanjye.
uzamugirire neza irinze abana bawe uzamugirire neza umurimo uzamugirire neza uzamugiriye neza uzamugirire neza turacyaririmba ubushumba impano zose dufite impano zose dufite ejo bundi zigiye gucyura igihe hasigara impano yo kuririmba turinganira ikirere tugenda turi imiriro dusanga uwabambwa tumubona ari muzima imana izatunezererwa iririmba haleluya amen 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 ndebera umuntu mwegeranye nubona ntacyo mupfa umubwire ngo nuko ari igiterane atari ikiriyo amen 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 haleluya abacuranzi batube hafi ongera umubwire ngo ibyo turimo tubifitiye ibisobanuro bihagije nuwaza akatubaza ibyo turimo twamusobanurira tuti ni umuco w'abayuda ni umuco w'abayuda ni umuco w'abayuda ni umuco w'abayuda ni umuco ni umuco w'abayuda ni umuco w'abayuda twabikoreye ikosi ni umuco w'abayuda twabihariro ni umuco w'abayuda tubifitiye risasi ni umuco w'abayuda yari yarabitubwiye 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 ni ukubera imana ni ukubera imana ntabwo ari sirowamu ni ukubera imana ntabwo ari abashumba ni ukubera imana si nyagasana aribuka ni ukubera imana si ukubera yasimbu ni ukubera imana si ukubera gorogota ni ukubera imana ntabwo ari abakameramani ni ukubera imana yari yarabitubwiye yari yarabitubwiye yari yarabitubwiye yari yarabitubwiye yari yarabitubwiye yari yarabitubwiye utishima uyu munsi yiyakire azaba barabyiteka abanezerewe imana mutere haleluya mu izina rya Yesu ngira abantu bambabaza nabuze icyo nkorera ndacyagishaka ninkibona nzakibatwerera abantu bitwa abafana barara badasinziriye bagatanga kotezasiyo bakisiga amarangi amakipe yabo agatsindwa ariko Yesu wacu yatsindiye mu ijuru atsinda satani yatsindiye mu butayu mu masengesho y'iminsi 40 yatsindiye igetsimani bwa gatatu yatsindiye ku musaraba bwa 4 yatsindiye satani kuzimu wa mwaka urufunguzo twebwe turi mu biki tumeze nk'abareba umupira warangiye umwami wacu ntazongera kurwana intsinzi niye icyubahiro kizabikiwe iteka izina ryiwe rizahora hejuru gusa nta mani baho nta nizaboneka yahwana nawe igakora ibyo ikora byose ndahamya neza ko kugukurikira ni byiza ntacyo bidutwaye kugukorera ibendera ryawe rizahora rizamuwe muri twebwe dusezeranye nawe isezerano
aba baririmbyi bahimbye iyo ndirimbo nibababazwa nuko twayiririmbye muzababwire ko nabo baririmba kantike ntawo bibahereye uburenganzira. Ejo bundi witegereje abanyegiputa maze urabatungura, urabitegereza bacikamo igikuba, urongera urabahindukirira ukura inziga ku magare warengeraga abarokore wabakuye mu maboko ya Farawo, wabambukije inyanja y'ibibazo, kuko uhereye kera uri Imana itaneshwa. Turakwemera, turakwemera, turakwemera. Ndashaka ko muhaguruka tugaha Imana icyubahiro. Kandi cyitondere uburetse nshuti yanjye, umuntu udahaguruka muri uyu mwanya Imana izamusuzuguza byiteka. Muye muretse uretse gucuranga. Hari ibintu muri teolojiya bita ngo ni ubuyobe bwera, ubuyobe butagatifu. Ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'iki? Ni ubupfu. Abo tubana kenshi mbabwira ko Imana idakwirwa muri logike y'umuntu. Imana yicara mu ijuru ikarambya mu isi, ntiyakwira muri iyo denesi yawe. Twe tugeze mu gice cyo hejuru, wowe uracyanariza. Abahanga bavumbuye igisirikare, munkurikire mu izina rya Yesu. Ntabwo ndi umwuka wera sinakwemeza. Niba utabanye neza n'Imana ibyo mvuga ni sumaku ntibyagufata kandi uribase. Niba uri mwene wacu ibyo mvuga urabyumva, zamura haleluya. Abantu bavumbuye igisirikare bemera ko ikintu gikomeye mu gisirikare ari discipline, icya kabiri ari imirwano, icya gatatu ari uburyo bwo kwiyoroshya. Akenshi mubikora mutanabizi. Iyo batera isaruti bagira gutya bakagira gutya, baba bavuze ngo nubwo uri hejuru amaherezo uzajya hasi. Ariko njya mbona n'abarokore baha umwami wacu icyubahiro bagira gutya. Ibi ntabwo ari byo. Ubu mumanuye hasi, uri hasi ni Satani, ariko umwami wacu isaruti ye bayimuha gutya. Uzahora hejuru. Imana iri hejuru ku buzima bwacu mu izina rya Yesu. Tuganire dusenga. Sinzi ibintu byabarangaje ariko umugambi w'Imana uragerwaho. Mwicare mbahembye kwicara. Ndebera wa muntu mwari muri kumwe niba atarambirwa ibyo umubwira. Nge ndi umwigisha mukuru suko nabuze ibyo mvuga. Ahubwo ndi mu gice cy'ubuhanuzi ndashaka kugutuma. Kandi abantu bahanura mu giterane ni bake, mugize umuhanuzi mu izina rya Yesu. Mubwire ngo Satani yadusabye ariko ntiyadukoye. Mubwire ngo wadukoye adukomeyeho. Uwo ni Kristo umwana w'Imana. Iyo muteguye igiterane gitegurwa n'inama eshatu. Reka numve ko munyumva ni zingahe? Inama ya mbere ni ya beneyo, ni ya benecyo. Ubwo ni ya Nyagatovu, abayobozi korari Gorogota nabo bazatumira, korari Siloamu Nyagasana ariko n'abandi batumirwa. Mu nama eshatu ziba z'igiterane, inama iciriritse kurusha izindi ni inama ya benecyo. Mukimara kwanzura ngo kizaba kuri 11 hazemo barunaka na barunaka. Mu mugoroba w'uwo munsi saa 9 z'ijoro haba inama y'isaha imwe mu bwami bw'umwijima, ikuzima habize siyanse batemera bazamenyeshwa bahageze. Imara isaha y'iminota 60. Ku murongo w'ibyigwa ubundi habaho ibintu 5, ariko uwo munsi habaho ingingo eshatu. Ingingo ya mbere yitwa ibiterane n'amateraniro, ingingo ya kabiri yitwa umwanya w'ijambo ry'Imana, ingingo ya gatatu yitwa amasengesho azagikorerwamo. Ni iyihe mpamvu iyo nama iyoboye na Satani ba? Satani abagira ngo mu giterane muze gucura igikombe yagenewe cyitwa zero, ariko naba ari ukijyana mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu muzasanga ibiterane bamo intambara n'agatambara. Niki
kirimo intambara zirenze iz'abagiteguye bazi. Ariko Satani nubwo yadusabye ntiyadukoye, uwadukoye yadukomeyeho, kandi umugambi w'Imana uragerwaho 200%. Imana ntiyitegura inama mbere ya Satani, kuko Imana iba yifitiye icyizere, iha umwitangirizwa. Hanyuma nayo Satani arangije inama, amaze gutegura abazakirwanya. Kandi mujye mureka n'abakirwanya bazi, niba hari imirimo mibi nabonye ni ukurwanya abarokore. Aho kurwanya abarokore, kumpa umurimo wo kurwanya abarokore na afazari na vidura toilette, kuko Imana yabo birangira ikumwaje. Utwo wazanye dutwicisha umuriro, izina ryayo haleluya rigashyirwa hejuru. Kubaneka, kubagenzura, kubatekinika, kubafuhera, kubaroga, no. Turi ubwoko butavumika, bwitwa ubw'abanyamugisha. Intare ya Yuda iri hagati muri twebwe, ibunda nk'intare y'ingore, igafata ibyemezo nk'intare y'ingabo. Umwami ahabwa amashyi muri iri teraniro. Inama ikomeye kuruta izindi ni inama y'Imana. Mu ijuru haba guverinoma igizwe n'Imana Data, niwe perezida w'isi n'ijuru, mumwongere icyubahiro. Hanyuma haba minisitiri w'intebe, umwana wayo ari we Yesu wapfuye akazubuka. Hanyuma haba maneko. Abize ibintu numva atari ngombwa kuvugira aha, burya abamaneko bizerwa kuruta abandi. Maneko wacu ni Umwuka Wera, afite ubushobozi bwo gukura amakuru ku Mana, akayakura no mu bantu, akajya no kwa Satani mu nama ye akayazana. Ikintu cya mbere ni amakuru rero. Ubwo se utunze radio niwumva amakuru yo kuri Radio Rwanda, iyo radio yabikuriye ubundi akaradiyo kanya gashyira ku musego y'amakuru agezanye isaha yayo kugira ngo numva aho abandi bageze. Hanyuma uri umupanekote, nturote, ntiwerekwe, ntuhishurirwe, ubwo bupanekote bwawe kumariye iki? Turashimira Imana ko dufite amakuru ko Imana izaturengera. Hanyuma rero haba n'abaministiri, abaguverineri, intara 24 zigize ijuru. Hakaba n'ibizima 4, hakaba abamarayika, indege Imana igenderaho, abaserafi n'abakerubi. Hakaba rero na minisitiri w'intambara, n'uyu nashaka kuvuga. Iyo Satani yateguye ibitero bye bya Prone n'abandi nabonye umwanya ko mvuga, Imana ihita itegura fande mukuru Mikayeli, kamwe tuzahangerere. Hanyuma ikindi igahita ibwira Gaburiyeli iti ndabizi kutagira ibanga, uzagenda ubabwire ko nzabagirira neza. Nimwakire neza y'Imana Gaburiyeli nazanye mu izina rya Yesu. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Abananiwe muvemo tugenda abandi, Imana ishimwe. Hanyuma ndababwira bike namenye, hanyuma dusenge. Umurongo ntabwo ari myinshi ariko urimo ibintu byinshi. Ni Yohana igice cya 5 umurongo wa 14. Hanyuma y'ibyo Yesu amubona mu rusengero, aramubwira ati dore ubaye muzima, ntukongere gukora icyaha, abahabonye utazabona ishyano riruta. Yego, hari abadayimoni bakamenyere batuma mudasoma Bibiliya. Ni bamwe bishe Samusoni, bazabanywesha ikigage inshuti zanjye nimutareba neza. Nibasoma Bibiliya ujye uyisoma nubwo baba bahasomye kare. Ijambo rikuru ni ry'umuyobozi mukuru. Ibintu byose mukora perezida ataravuga nta gaciro biba byari byagera. Twongere tuhasome mu izina rya Yesu. Kwese mwabaye muti. Hanyuma y'ibyo Yesu amubona ari hehe? Mu rusengero. Aramubwira ati dore ubaye, ntukongere gukora iki? Utazabona ishyano riruta. Hanyuma ishyano rya mbere Bibiliya ivuga ko rigizwe n'ibintu byinshi, ibyo nabashije gusoma nkimara kubona iyi ntego. Icyaha cyirukanishije Luciferi. Baririmbyi bacu baturimbiye neza, mubongera amashyi. Ariko ntushobora kuririmba korali Silowamu ushyizemo na Gorogota na Yosipi akaza na Hoziyana na Betaniya na Yehova Yire na Theo bose babireba n'abandi ntibutse. Nimushobora kuzaririmba ngo mugere ku rwego rwa Satani. Nibibaho. Niyo mpamvu iyo ngeze aha ndadagadwa nkagira ubwoba. Nta muntu Imana itakwirukana. Ninagurizwe iki? Muyiririmbire muhinda iki? Amateka ye avuga ko Satani yaririmbaga atiyambaje ibi byose, ngo indeye yari irimo migiseri na amplikipe.
nta samfiri, nta y'umugozi, ibi bikamera, ibi bitukura, ibi bigira gute, na ibi ntibyari bihari. We ngo yacaga mu nda ye akaririmba to. Kubera intege nke amakorari yacu yananiwe base, ariko we ngo yari afite amajwi 400, twe dusigaye kuri 3. Iyo muririmba burya araseka agatemba. Ni nayo mpamvu muzasanga indirimbo iyo ziririmbwa abantu benshi bagira ibihe byiza. Ni nabyiza, indirimbo biba mu mfunguzo 5 zikingurije. Hanyuma umwanya w'ijambo ry'Imana waza abantu bakarangara, abandi bakayura. Ko Satani ntatinya indirimbo, atinya iki? Abafite biramugira gutya. Atinya iki? Abakunzi b'ijambo mvuge amen. Kubera iki? Indirimbo ubundi n'umuziki 75 bifasha bene byo 25 nibyo biba birimo impumeko y'Imana. Niyo mpamvu nubwo umuntu yaba yanyweye inzoga cyangwa yakoze andi mahano, araririmba ukabona yatwawe. Munsi umwe ngo yararirimbye Imana iranezerwa, ngo igira gutya, ngo abonye igize itya, ngo ahita avuga ngo ndimura intebe yanjye nyicaze iruhande rwawe Yesu yimuka. Imana yamubwiye tuzabaze, agakunza babiri karabateranya, jugunya umwanda inaha ititaye ku ndirimbo ze. Imana ntinegurizwa iki? Muyihe nayayo cyangwa muyareke? Mwongorere niba taranga mubwire ngo irakiza ariko iranica. Hanyuma ibindi tuzabivuga ikindi gihe Imana izaduha undi mwanya turabyizeye. Nzababwira uburyo amaze kwirukanwa mu ijuru yaje kumashwa kureva, aza guhimbira ku mugore. Ariko Yesu yakijije umugore mu buryo bune. Icya mbere, umugore yaramutwise aramubyara. Icya kabiri, yaramuhetse aramwonsa. Icya gatatu, niwe wamubonye yazutse. Icya kane, yamugereranije n'itorero. Abagore bubaho. Kandi umuntu uvuga umugore naba bafite abadayimoni, kuko baratubyara bakanatubyarira. Harakabaho abagore n'abakobwa babo. Hanyuma impamvu mubona abagore bagira ubwibone ntabwo ari icyaha, nuko aribo babonanye na Satani bwa mbere, kandi yirukanwe mu ijuru azize ubwibone. Ibyo mvuga tubiziranyeho abarushanwa ry'abibone. Abagore baba ba mbere, cyane cyane abatarabyarwa ubwa kangahe, kuko umuntu yari muri Yesu abari icyaremwe. Turashimira Imana yadukuyeho amateka mabi, ntikabura icyubahiro kore twateranye. Turacyari mu ishano rya mbere. Icyaha nicyo kirukanya Adamu na Eva muri Edeni. Imana ishyiraho inkota yaka umuriro, ishyiraho na marika wo kuyirinda. Imana yarazaga ikabavugisha buri mugoroba nk'uko umuntu avugana n'inshuti ye. Ishyano ni ugukora icyaha. Icya gatatu, icyaha cyatumye isi ya mbere irimburwa n'amazi, harokoka abantu 8. Ngo Imana imaze kwicara iricuza. Yicuza impamvu yaremye iki? Umuntu. Iyo Imana iguhembuye ikakugabura ikagushyingira ukakwambika ukayihemukira, iricara ikicuza. Kandi impamvu itarakwirukana nuko itarabona Dawidi ngo agusimbure. Ntugire ngo sibibazo. Cyaha nicyo cyatumye Sodomu na Gomora itwikwa n'amazuku na esansi ivuye mu ijuru. Harokoka mugenzi wanjye Loti n'abakobwa be 2, nubwo bamufatiye ku ngufu mu buvuma bw'isowari kubera intege nke n'ubunyedini no kwanga guhungira kure. Ariko Loti mugenzi wanjye ntago njya murenganya. Imana yari yavuze Aburahamu, ntiyavuze Loti. Loti agiranwa n'abantu batumvise ijwi ry'Imana, baririmba ibintu by'Imana ariko batabaha ibivugira. Bavuze ibihe nsenga Uwiteka wagira ngo yayazamo, niyaje kuyasoza abatayatangiye. Niya yatangiye ntayasoza, aririmba aruko asenga aruko korari zasohoka. Icyaha cyatumye Abisirayeli bagwa bwa mbere n'ubwa kabiri. Abagihari haleluya. Nimunyihora ndasoza haleluya. Icyaha cyatumye Abisirayeli baba abanyagano bwa mbere n'ubwa kangahe? N'ubwa kabiri. Ubwoko Imana yironyeye baba baretwa imyaka 70. Umwami wabo w'umwirasi Zedekiya ngo utarashaka kumvira ubuhanuzi mu rusengero,
Nebukadineza yicira abahungu be ku bitare by'iribura, bazana abahungu bamukuramo amaso n'imishito, yotsa inyama z'ihene, nawe baramushyira muri gereza, niho yapfuye. Imana ibamugisha kubw'iyi ntego. Nimushaka mwe mwarahabumbuye mukahasoma. Icyaha ni ishyano. Icyaha ni iki? Icyaha ni iki? Icyaha gitera umugabo kuryamana n'umukozi asize umugore muri shambura. Icyaha gitera umugabo kujya icyangugu cyangwa irubavu akajyana n'indaya, yagaruka mu rugo akaguha keya zitabaho na harimo asibanganya iki? Ni ishyano. Ntihagire undenganya n'intego. Umugabo umwe ngo yariye ubugari ubugari ngo yabonye ari butaraburya, arabumara, abwiye umugore ati ntegera mbumara, abana bararira ati papa kuturaje ubusa, ati mwihangane yari intego. Nanjye ntihagire undenganya niyo ntego bampaye, kandi kugira ngo nerekane ko ndi umwigisha ngomba kwiyadabuta. Iyo ugize ibindi usoma baravuga baturiyaje ejo bundi. Nanjye nk'umuntu waje mu isezerano rya kera, reka ngerageze ngende nka Gideyoni uko imbaraga zanjye zingana. Unyumva nyikirize. Icyaha ni iki? Kandi ibyaha biriho ubu ni ibyaha by'ibidoti.com. Abantu bakora babwiriza, abantu bakora bahimbaza Imana, kandi abyutse ahantu afite konyage mu mufuka, ugatekereza ko yuzura umwuka wera ugaheba, nuko umwuka ataza muri uwo mwanda. Icyaha cy'iki gihe ni igisirimu, ni icyaha kidatinya uruhimbi, ni icyaha kidatinya izina n'imyaka umuntu amaze mu rusengero. Icyaha ni ishyano. Mbega intego Mana, tuzayisubiraho, reka tuyirarize. Reka nsoreze ku isezerano rya kera ku kintu bita guceceka kw'Imana. Icyaha cyatumye Imana iva mu Bisirayeli, ubwo bavuye i Babuloni baragaruka, Imana yavuga ati igishari mbacishijeho wenda kizatuma bihana. Bagarutse barushaho kwihemukira no kuyimenyera, ibavamo iraceceka imyaka 400, ibinyejana 4. Nta urota, nta uhishurirwa, nta jambo, nta nimwumva uko Imana ivuze. Icyaha ni ishyano. Twambuke tujye mu isezerano rishya. Ibyaha byo mu isezerano rishya nibyo byatumye Yuda agambanira Yesu yaramugiriye neza, amutoranya muri 12 nkuko yagutoranije. Mwaririmbye cyane murananirwa, ariko nimwandare mu nyikirize. Haleluya. Urumva ukuntu mwamanuye sha, nanjye mukamanura, nimunzamure. Haleluya. Yuda yagurishije Yesu, aragenda amuciririkanya nk'aho ari itungo yajyanye mu isoko. Abagambanyi bati urarya ngaha, ati ndarya 50 sinaranguye. Bati waguha 20, basi muyagire 40. Bati 25 ntuyemera, ati namwe murakabije, ndabizi ko mumushaka. Baramubwira ati mwisho ni 30, niba ugambana uri muri 12, ubwo tugeze muri 70 twabura undi mugambanye. Nabo ati sinaranguye ni moyame. Kandi ahita asimbukira aho barimo baryigabura. Yesu ngo akimubona arababwira ati mwe muri mwe ni umuki, ni umugambanyi. Ngo atangira kwibaraguza ati mwe izina rya Yesu bazimubashye. Ubwo se nige commentaire biblique ziravuga ngo Yesu yaravuze ngo uwo ndi buhereze umutsima, umugati ntago baryaga gato nkako kwigaburo, byasabaga kurya cyane. Niwe wuwo, kandi yabikoze bose bakanuye. Ngo baramure bamenya ko ari we, hanyuma umugati awurya, ngo arawurya arawumara. Ngakivuga ati ariko umuntu ugambanira umwami Yesu ngo bime kweri, bivuze ngo icyaha kiguteza icyo biti bitotsi byo mu mwuka kugera ku rwego umutima utagucira iki? Icyaha ni ishyano. Byaha hanze hazaba imbwa n'abarozi, abasambanyi n'abasenga ibishushanyo. N'umuntu wese ukunda kubeshya akagira ate akabikora. Ibyaha byo kubeshya byishananiya. Ngo yageze mu nzu y'Imana abwira Petero ati biguzi by'isambu nibi. Hanyuma kubera ubwibone bw'abagore navuze haruguru, umugore asigara yimakiya. Kandi iterano ryagize gute? Aho azazira. Ngo aramubaza ati biguzi by'isambu nibi, ati nebe. Urabyemeranyaho n'umugabo ati nimumubonye n'ukuri kw'Imana byaba byo. Ngo amubwira ati birenge by'abavuye kumuhamba. Kubeshya gusa. Kuvuga ngo ngeze Nyabugogo kiri ku Kamonyi, Gehenomu. Soza aka gace kuyavuga ntago ariko kuyamara, hanyuma mbabwira umugambi w'Imana wa kabiri muri riteraniro. Imana irashaka ko abantu baba bazima. Haranditse ngo nukubaye
unyumva nyikiriza nuko ubaye umugambi w'Imana wa kabiri nuko abantu baba kuko abenshi bafite umwuka w'isarudi wo kugira izina ry'uko uriho kandi uri iki uri intombe. Intombe ivuga, intombe iririmba, intombe. Hanyuma kugira ngo umuntu abe muzima mu mwuka bisaba iki? Bisaba icyo bita intambwe esheshatu, ariyo Silowamu cyangwa Betisayida, ariko yo mu isezerano rishya n'igihe turimo. Intambwe ya mbere ni ukubahiriza protokole. Cyitonderwa, protokole yacu ntanga urugero iwacu muri ADPR Imana irayizi ikanayubaha. Niba umwuka w'Imana akurondoyeho icyaha ukitwaza icyo uri cyo, ntubahirize protokole yo kuva iyo uri nushaka uburi hanze ngo uze upfukame hano ngo ngiye ngo urumva ngo ndaririmba ngo ndabwiriza ngo sinakwirirwa nzi. Hahita hubahirizwa ibyahishuwe 2:5. Haraba ngo ni ukwibuka aho wavuye ugira ute wihane. Iyo Imana ibwiye Efeso kwihana ni itoro rikuru kuruta Nyagatovu, ubwo nyine nihane ntabwo iza gusubira inyuma ngo ibabwire ubutumwa bw'itorero ngo mwezwe ngo mwirinde. Ubutumwa bwo kwihana ni ubutumwa bw'abanyabyaha bw'abantu bagushije iki ishyano abaribo bose. Iyo utabikoze rero ihita ivuga igihe sinirwa ndwana nawe, ndaza ahuri ndimanukira nge wanze kuza ariko nge ndaza, kandi ndaza ntazanywe no kuguhembura, nzanywe no gukura igiki igitereko cy'iki kitabaza hehe ahacyo. Iyo igitereko kitabaza cyavuye ahacyo rero uhita werura. Kandi iyo umuntu yabaye mu nzu y'Imana igitereko kitabaza kikava ahacyo, inzoga zose atanyweye ariyeranja mu mezi 6 akaba ibidomoro byose agize ate ashyize. Niyo mpamvu muzasanga umurokore w'umupfubwe arutwa n'umupagani w'inyangamugayo, nuko igitereko kitabaza cyagize gute cyavuye ahacyo. Intambwe ya mbere yo kuba muzima mu mwuka ni icyo bita kumenya ko wahemukiye Imana ukagusha iki ishyano. Hari umukobwa watubwiye ngo tumurenganure ngo baramubeshye ngo aratwite, tuzamurenganura kuwa 4 abyara kuwa 3, kandi arinda byaravuga ko umutima utamucira iki ubanza. Abantu babwirije ubutumwa kera, abakecuru bacu bajyaga batubwira ngo mwana wanjye siniba sinsambana, kandi ubwo yaraye abandwa. Bivuze iki? Biravuze ngo kubimenya nabyo ni umugisha. Ushobora kubana n'ishyano ariko ntumenye ko wagushije iki ishyano. None abigisha benshi babana mu mwuka aravuga ati se ko nabwirije ntibihane, wa nta kutagize ahubwo nta mugisha uhari uko abantu bamenye ko bagushije iki. Twese twabaye abanyamugi, ntago mubyibuka ko kera mukiba mu cyaro washobora kurwara amavunja 5 cyangwa 50, irya 51 ntiryazamo ntubimenye. Iyo umuntu atarahumuka amaso ngo amenye ko yagushije ishyano, icyaha gisanga cyene wabo muri we, umutima ntumucira iki kugira ku rwego ibyaha bye bizagera Imana igafata icyemezo cyo kugira gute cyo kujugunya. Kandi cyitonderwa, nubwo mubona tubwiriza neza tukaririmba neza, ibi bintu tuvuga iyo udasenga ntibigufata, ubyumva nk'amahamba y'inka. Atari wowe bireba hari abandi bireba. Kubimenya nabyo ni amaki ni amahirwe. Umugenzi yanyuze ahantu ngo abona umurimo w'izahabu aragenda arawugura, ariko nyirawo ntiyarazi kuri mwiki uri mwizahabu, awugurisha make kuko yarazi ko nta zahabu zigize gute zirimo. Kubimenya ni amahirwe. Intambwe ya kabiri ni ukukihana, ni ukucyanga ukakimenya. Wamara kukimenya ukumva ugize ute urakizinutswe. Ntabwo ushobora kutwemeza ngo ufite inda nini uri umudamu ngo uratwite udahurwa. Iyo ni imitwe. Kimwe mu bimenyetso simusiga byerekana ko umugore yasamye no kugira gute, kandi rimwe na rimwe ahurwa ibyo yakundaga. Akabati cya gitoki najyaga nyirya ari ifiriti noneho mucyotse mu gihindura umuki umujogwe. Kwese noneho byagenze gute? Ntabwo ari we ikimurimo, ntabwo gishaka ibikaranze. Nubwo ubyikundira
ariko we icyamugiyemo, imbuto y'ijambo yitwa Kristo yamugiyemo. None hari ibintu abandi babona biryoshye, ariko we byamuteye iki? Isese. Ntabwo neguranye niko Bibiliya ibita bisi 17:9 muri Yohana. Reka nanjye mbivuge byavuzwe na Yesu. Buriya bisi baratubabarira bakabata, ariko si umugabo yabaha atanywa inzoga, kugira no ku rwego baturirimba akarimbo kera ngo umugabo anywa isukari we ntagire isuka mu nzu we tararararara, ku buryo yibaza ati umuntu yatunga umugore umwe. Nuko we biramuryoheye, ariko inda twakiriye y'umwuka twebwe ntago bituryohera. Nawe ngushidikanyaho uyabuza ibintu byose, amagambo, ubwoko, inzangano, kwikinisha, kureba porono, utwadutse twose, utuje twose. Oya, uzabeshye babandi. Ntabwo uri umugeni, ahubwo uri umukobwa, uri umufiyedoneri uherekeje umugeni. Ntibibaho. Kucyanga Baseri yatubwiye ngo akigera mu nzu y'Imana ijambo ryaravuzwe ngo yumva bari buhamagare ryari. Borosoro wabyukaga, burya yari yateye intambwe ya mbere yo kwimenya n'intambwe ya kabiri yo guhurwa. Abati ndashaka ubusambanyi bumvaho, ndashaka aya matika mvaho, ndashaka gutukana kumvaho. Amasaha aradufashe, ariko nagira ngo mbabwire ngo mu bice 4 bigize umuvumo, igice cya 4 kiravuga ngo ni umuvumo abagore bavuma abana babo bakina. Iyo wise umwana igishwi, habe nubwo wamwigisha kuri udiswari cyangwa ukamujyana muri prive, ntashobora kuza mu bana 10 ba mbere, ntibibaho. Ngaho mwita igishwi, umwita igicucu, hanyuma uzusiri mutakona Mungu kama wewe utindi mu gitabo cy'ubugingo. Ibyo bitutsi wamututse bituma utabamo. Utiko nkorera Imana neza, nayo ikavuga ngo ntabwo nakwanga imibyizi y'ubuntu kubera akazi kenshi mfite. Sigaye nemera n'abatazabona ubugingo bakankorera. Ubwo tubivugiye mu kiterane ntago muza kubyumva, wenda iyo tuza kubivugira mu cyumba mwari kubishyikira, ariko abakiri imbere y'Imana batera hari uranduhuka. Nanjye ni amen. Iyindi imwe, nanjye ni amen. Iyindi imwe. Intambwe ya kabiri ni ukukizinukwa, ukavuga kuri 11 z'ukwezi kwa 9 2022 muri aya masaha 11 ashyira amasaha 12. Ibi bintu ngize nte? Jambo nyane yaravuze ngo abantu bakina n'icyaha, ngo nk'umuntu ukinisha akana gato k'agakobwa, ngo hanyuma ngo aragakinisha ngo karangiza kakamunyarira, ngo kamara kumunyara kagakubita ku kibuno, ngo atunga agakobwa kabigusa, ngo ariko mukanya agakira igitaka gaseka wakagasoma. Niko abantu benshi babana n'ibyaha babihinduye inshuti. Ntabwo ushobora kwihana icyaha nubwo Billy Graham yazuka hakaza abandi bavuga butumwa wemera ngo ufite abujonjora ntari uzaba hejuru. Ntabwo ushobora kwihana icyaha utaruzura umwuka wo gushaka kugira gute kukira. Ni nayo mpamvu nabonye kubyara abana baha biragoye, baheze mu matako, kubera ko baracyafite umwanya wo gukundana n'iki n'ibyaha by'ikinyejana, ibyaha by'amajyambere. Intambwe ya gatatu rero ni ukukihana. Icyitonderwa, ntabwo iyo umuntu aje gupfukama hano aba yihannye icyaha, ashobora kuzanwa n'igitutu, ahubwo aza hano mu ntambwe ya 4 icyaha kihaniririye, ukagera ku mwanya wo kumuhamagara yagize ate yakirambiwe. Barahamagara ryari? Iyo yaje hano gupfukama abateye intambwe ya kangahe? Ya 4. Ubwo arimo aragana mu buzima. Intambwe ya 4 ni iki rero? Nukuviriya abakiri mu giterane 2 3. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ntimuzaba abagore muzaba abagabo. Indangagaciro z'abagabo ni 7. Iya mbere ni responsibility, kumenya gufata ibyemezo. Akaba ati ngewe igiraho shashiti yanjye, igiraho gatoya, akaba ngo ngewe mfashe iki? Bose bagize bate? Fashe iki? Ntabwo Yesu agakiza kari inyanya z'ibimene abunza. No, ntabwo ari avoka zashaye ngo ziramuboreraho. Agakiza nigo gatanga kambere niti kizajyana abantu mu ijuru.
ngo ngengo buri arandebera hareka da ibi ngibi nta confusion zirimo birasobanutse. Yaravuze ngo mwese hari ababizi mwese. Ikibazo rero ni ukubana n'umuruhu utawuzi. Mugumaho muri mpabasange muze mugira muti munsange akababaje umutima ubabaye muze uti ntituje ati nimurorere nje ndaza nzanywe no gukura igitereko cy'iki. Ubundi abazimu bose bakubona amahembe n'ibitega ubase mubona tugihumeka turyama tugasinzira. Abatekinitsi se bavuyeho baracyadukubishije inkuba zitagira amazi. Nuko igitereko kitabaza kigihari. Mukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Kandi amakuru nahawe n'Imana nuko buri giterane n'iterano ry'uyu munsi iyo Imana ivuze icyaha mu izina ntukihane ihita inyuzamo umutuku. Kuko turi mu ijambo riri mu Baheburayo 12:25 haravuga ngo ijwi ryayo ryateye isi igishyitsi icyo gihe ariko n'ubirasezeranije ngo hasigaye rimwe. Ijambo rivuga ngo hasigaye rimwe rigizwe n'ibika bine. Igika cya mbere nuko imishinga yose Imana yateguriye umuntu yayirangije hasigaye kumutwara. Niyo mpamvu kubyumva ntubikore isigaye ihita inyuzamo ikaramu itukura. Yarambwiye ngo nzabwire abanyarwanda bene wacu ngo ntabwo murusha Abisirayeli igikundiro ku Mana. Bayihemukiye ibihembwe 10 igihe kiragerera bica. Kandi nta mirimo twakoze iruti y'Abisirayeli bakoreye Imana. Kabiri, ibitangaza Imana yadukoreye ntabwo biruti ibyakoreye Abisirayeli. Iyo igeze igihe irabikora ikabisoza ikabirangiza. Ikindi muri kubona abantu uburyo bitabira ibiterane abantu bagahagarara no hanze ntabwo ari Nyagatovu n'ahandi hose. Ibi bitandukanye n'ubyo mwibwira ngo nukubera ko Covid yahagaritse ibintu. Ni umugambi w'Imana mugari wo kwizanira abantu bakuye hanze kugira ngo ibahereze agakiza yirukana abanyabyaha bamaze igihe bajye bahoraha. Imana yarabahaye abakinnyi babasimbura kugeza igihe umubare ushyitse w'abanyamahanga uzinjira mu itorero. Impanda ya mbere ikavuga abasigaye bagahura n'ishyano rya kabiri nimbona akanya ndarigeraho. Intambwe ya kane nukuviyo ukaza hano niko protokole y'Imana iteye. Intambwe ya gatanu turi gutera intambwe ya gatanu tugana mu buzima. Ya kangahe abahari mu nyikize ya kangahe? Intambwe ya gatanu iganisha umuntu mu buzima. Iravuga ngo nugusengerwa na A na B. Icyambere nugusengerwa n'uwakinesheje. Reka numva ko munyumva n'uwagize ute cyangwa wabyerejwe. Bisobanuye iki? Ibintu byacu bikorera mu mwuka. Wihannye irari nanjye ndifite nk'abantu Imana kubabarira irari iguhe n'imbaraga zo kurinesha. Mitashyiramo n'iryanjye urataha ugasambana. Bisaba gusengerwa n'uwagize ute n'uwakinesheje. Kuko ibintu byacu ni ibintu byo mu mwuka. Wa mugore Yesu yaraye ku musozi asenga ngo amwegera amaze imyaka 12 ari mugongo amukozeho imbaraga zigira gute zimuvamo zirukana icyaha. Wewe baragukoraho ngo bagukuremo iki? Niba wishidikanyaho bajya gusengera abantu wigireyo. Ni nk'ibi bintu by'abadayimoni. Umuntu agaraguha n'abadayimoni ukaza kwiyemera utera baraza ngo umaze imyaka muri ritore baragufata. Kuko abadayimoni babamo ibice byinshi. Habamo abadayimoni batera muri ubwo buryo ntabonye umwanya wo kuvuga. Hakaba n'abadayimoni bahagarariye ibyaha. Cyaha cyo kubeshya kigira umudayimoni wacyo n'ibindi. Intambwe ya gatanu ni ugusengerwa n'uwagize ute n'uwakinesheje cyangwa wabyerejwe. Bibiliya iravuga ngo ni umutambyi utahiwe muri uwo mwaka. Ntugapfe kugira urambikaho iki ibiganza. Impamvu abantu benshi badakizwa nuko nabo basengera badakijijwe. Intambwe ya gatandatu ni intambwe yitwa kwatura. Kwatura kubamo A na B. Ni ukwaturira abantu b'Imana no kwatura uwo wagikoreye. Ubu haje iteka mutwe umuntu arakorera icyaha Nyagatovu akajya kucyaturira ku Mukenke. Asuzugura umugabo Nyagatovu agahita asimbukira ku Mukenke ati Imana imbabarire gusuzugura iki? Iyo ni magendo. Ikosa rikosorerwaho ryagize gute? Abanyamupira baraha. Nubwo umuntu yaba ari Messi cyangwa Ronaldinho
agakora ikosa muri defense akagenda agatsinda igitego umusifuzi yahushyemo ifirimbi, ntago cyemerwa. Niba umusifuzi witwa Umwuka Wera yahushyemo ifirimbi akavuga ati aturira mu rusengero, ariko waturiye n'umugabo ni wahemukiye. Ibintu byo kubona hari umuntu wagize intege yuko amubwira ati mpaka bizu, yakwanga kukagwa agatokesha abadayimoni kavuga ngo reka mbwirize nirebera aha ngo niho ngo hari abantu buzuye umwuka, reba naha ahubwo uze kujya kuhihanira. Ngo reka ngo ndeba ahandi, hano hari uwo wambuye, genda umubwire uti ndacyashakisha, ibisigaye ni magendo bizatuma abantu babura ubugingo. Soreze ku ishyano rya kabiri tugende, turacyari imbere y'Imana ko ntabumva. Haleluya, zashizemo. Haleluya, ishyano rya kabiri ryo rigiye kuba, harabura iminsi mike ngo ribe. Nicyo bita kurimbuka abantu bitiriwe Imana bakabura ubugingo. Mana, nta masaha mfite, kandi wenda uwaba yaranyumvise mbivuga yagira ngo nibyo mporamo, ariko Imana yantegetse, yambwiye gusobanurira abantu itorero ryari ryo, naho itorero rigeze, n'ibihe bibura kugira ngo Kristo aze. Kugaruka kwa Yesu kwegereye abantu ku rwego rurenze urwo bazi. Kubamo amaperiyode atatu. Periyode ya mbere niyo ku musozi witwa Elayono, yararangiye, nimona kanya nzayibabwira. Periyode ya kabiri ni ibihe birusha, byararangiye, amatsinda 19 azaba ari mu itorero ry'akarere. Tugeze muri periyode ya gatatu yitwa ibise bitanu bizana Kristo. Igise cya mbere kumenagurika kw'imbaraga z'abera, igise cya kabiri ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa amahanga yose, igise cya gatatu umutini uzatoha. Waratoshe muri 48, hashize imyaka 74 umutini utoshe, hanyuma uzatohana n'amababi, hashize imyaka n'amababi atoshe. Yesu yaravuze ngo ibyo nimubibona muzamenye ko atakiri kwirema, ahubwo ageze ku rugi. Agiye gutungura abantu benshi bari mu gisirimba, abandi bari mu moko mu mutima, abandi bari mu matiku, abandi bari mu nzangano, abandi bari mu bwibone, kandi abantu benshi bagiye kurimbuka. Je nabonye impanda ivuga, marayika w'Imana yabinyeretse mu minsi 6. Mbona impanda iravuze, ku musoza yanyeretse impanda ivuga. Korari y'abantu 74 mu rusengero ruruturu niho hagiye abantu benshi, hagenda abantu 20-54 barasigara. Hari iwacu hari yicaye abayobozi, abashumba n'abigisha 14, bari 13 n'umwigisha w'umushyitsi nk'uku naje. Impanda iravuga, hagenda 3, 11 barasigara. Wa wundi wayoboye n'uwabwirije nk'uko naje nabo barasigara. Mwitondera ibintu by'ubugingo tuvuga, ni ibintu bikomeye, kandi nabonye abantu basigazwa n'utuntu tw'amanyembwa, cyane cyane turi mu gice cya kabiri mu mirimo 15 yo bita imirimo ya kamere. Habamo agace ka kabiri karambagiriza ka mbere kitwa gukora ibiteye iki iby'isoni nke. Kandi umusemburo wa Satani uzatuma abantu bahura n'ishyano rya kabiri ni umusemburo witwa umubiri. Unkurikiye niba agira umubiri awukoreho. Niba utinena, ariko ushobora kuba winena. Niba utinena akora ku mubiri wawe, kora ku mubiri wawe. Gira urya, niba utinena akora ku mubiri wawe. Ikintu kizatuma abantu barimbuka ni umugore witwa Nyirabyiringiro, bici umugore w'igihanda, ari yiyima yiti tugendana, iri mu mufuka upfumuye hasi no hejuru. Iki ngiki nimusoma Zefaniya 2:17 yahanuye iby'uyu munsi, arabangwa imibiri y'abantu izatabwa nk'amayezi, n'amaraso yabaseswe nk'iki nk'umukungugu. Kandi gituma umubiri ugushuka, ufite amakuru ahagije kutazagera imbere y'Imana, uzajya mu rubanza umubiri uri inyamirambo cyangwa rusororo, biterwa n'abazaguhamba aho bazaba bagushyize. Kandi mu bisimba nabonye bitagira ikinyabupfura, icya mbere nicyo bita inyo. Nubwo bagufureba imyenda yawe yose, ku mugoroba bagukinguyeho, urara ukubwira turakaza neza, twari tugutegereje. Ube komanda, ube majoro, ube bishop, ube potere, ugira amakonti aremere mu mabanki atandukanye, muri uwo mugoroba abashyitsi ba mbere uhura nabo ni abashyitsi bitwa inyo. Kiso cya kabiri ni iby'isi, ibintu, irari ry'umubiri n'irari ry'amaso, cyane cyane amafaranga, imyambaro n'ibindi mugenda mubonesha amaso yayo. Yesaya 2:11 yaravuze ngo icyo gihe abantu bazafata amafaranga bayajugunyirije imbeba n'iki n'ubucurama, ngo bagende babwire intare n'inyamaswa bati nimuduhishe, amaso yicaye hehe kuri ya ntebe. Ishyano rya kabiri riraje. Imana ibafashe, Imana ibarinde. Mbere yuko nkizwa nari umugaturika, nta mirimo myinshi twagiraga kwa padiri, sinzi niba yaraje ubu.
ariko imirimo iba muri iri torero ryacu, ubwo mwararepese, ubwo mwarasenze, ubwo mwashatse amatike nubwo ari hafi ntimwaza n'amaguru, ubwo hari amakotizasiyo, turabivuze nta nubwo ari icyaha, mu kanya twafunguye kuko harya inyamaswa n'amatungo nizo zigira ibiryo, abantu bagira amafunguro, twariye, mwarakoteje, mwatanze andi, muratanga andi, twarananiwe, nanjye nateze ni ukubyuka saa 10 ukabyamutinze, uyu muri muravuna twarahangayikiye, twarakubititse, baradututse, n'ubu barimo badutera amacumu bavuga batari kuriya nawe yishyize imbere biriya horamo, uyu murimo waratuvunnye. Hanyuma rero uzasanga Satani akakujya imbere ukamujya inyuma, abadayimoni bakaguherekeza. Kandi ikindi, hateye inyigisho z'ubuntu zibabwira ngo ntabwo bizaba abazakiriye namwe mugezwa aha mugikuzimu. Noneho ndabivuze, umugambi w'Imana muri iki giterane no gukiza abantu ishyano rya mbere n'irya kangahe. Hanyuma umugambi w'Imana wa kabiri no gutanga imbaraga z'urukingo rushimangira ku buryo uzajya ukirizwa no mu isoko, ugakirizwa no mu rugo, ko Yesu ashobora kutazagaruka turi mu rusengero cyangwa duhari. Ukajya uba mu isoko uvuga uti ndi umukristo, ukajya ku ishuri babahungu baza n'umunwa nk'inyoni ibonye nyina ukabati hoya nabyawe ubwa kangahe. Ntabwo nabonye akanya ngo mvuga amashyano atanditse. Kubona umukobwa ajya kuri YouTube w'umunyarwandakazi akifata rya gahamagara abantu isi yose mubona, iri ni ishyano. Ibyaha by'abantu bitera umwaku, bizatera ingorane, kandi n'abitirirwa izina ry'Imana bararangaye. Ishyano rya kabiri, kubona utinyuka ukaryamana n'umuntu utarafashe irembo, utarakurambagije, utarateye igikumwe, utaratanze inkewa. Mbega ishyano, mbega amahano. Ndi umugabo nakijwe afite imyaka 16 icyenda rimwe, mu bintu byamangayitse njya gushaka ni uburyo ndi buryamane n'umukobwa. Ariko we kubera kuri biri hanze ishyano ryateye urumambi wanyu, uba wumva nta kibazo, ubuti numpa 2 turajyana ngo nugukura ibyinyo. Ni ishyano. Umugore umwe yanyaturiye ubusambanyi, ufite umwanya runaka mu rusengero. Ndamubwira ese ufite umugabo? Araseka, arambwira ngo rega ubundi umugore usobanutse muri uyu mujyi agira abagabo 3. Ugira papa w'abana, ukagira umugabo musohokana uguha amafaranga, ukagira nawe uyaha ya mafaranga yaguhaye, ukagira wa 3 yaha akagukorera ikintu ntari buvugire kuri mikoro kuri aritari. Ayo matiku yose ntago tuyagira. Ukaririmba ugaca n'umugara ugasubizamo ati reka ati ntago ari nge ngenyine, tubikora turi benshi nuko ari gihe umwuka asanze. Ni iki? Munyikize ni iki? Ni ishyano. Ishyano ritayane no gukorera ibyaha mu rusengero. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Hanyuma soza, hari ikintu namenye, hari abantu bake muri riteraniro bafite ishyaka ryo gukorera Imana ariko bakabura ubushobozi. Kuva nakizwa sinjya mpanura amafaranga ariko nzi ko Imana yafite. Aba bantu bagira ishyaka ry'umurimo bakavuga ati korari yacu isenze, Imana impaye amafaranga najya nyakira yonyine. Imana igiye kubaha amafaranga mu izina rya Yesu. Hanyuma ikindi n'ubundi n'umugambi w'Imana mu giterane ni ugukiza indwara zimaze igihe. Ariko icyitonderwa, imbere Yesu yakizaga indwara mbere akabwiriza nyuma, ariko muri iki gihe akiza icyaha mbere agakiza indwara nyuma. Iyo utemeye iyo foromire rero n'izari zaragiye zose ziragaruka, kandi umuntu usenga Imana arindwa n'abadayimoni 15,000. Nuko kuvuga ngo kugenda ugira intege nke n'ibindi bigenda bikwegera, ariko yica imigambi y'icakura iri kumwe natwe ngo ducire inzira. Mwakire neza ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Abatarananirwa mwakwigira ijuru tugasenga muri ubu buryo. Waje yigenza haguruke dusenga. Haguruka mu izina rya Yesu. Muhimana icyubaro muninanuriremo. Ubundi aya matsinda y'ibyaha ni 5, natinze kuri rimwe. Itsinda rya 3 nibyo muri Yesaya 1:16 byitwa ibyaha byo mu mirimo. Gusiba, gukererwa, kujya kuri telefone abandi basenga, kwicara abandi bahagurutse,
kudakoma amashyi abandi ibyaha byo mu mirimo, kudaterana ku mibyizi iwanyu, nta kazi wigengaho ufite, ibyaha byo mu mirimo byigeze bituma Imana yanga ibitambo byose bya Bisirayeli. Bakoze konseri nk'iyi Imana irayanga, iravuga ngo mpaza indirimbo zanyu, iyo muza kunshengera mbona mwaje kundibatira iki urugo. Ibyaha byo mu mirimo y'Imana bayizanira amaturo, abatambyi barayakira, iravuga ngo mpaza ibitambo by'amasekurume y'intama byibushye. Birananiye ngo bakora iminsi mikuru 5, bari bafite iminsi mikuru ingana, yavuga ngo imboneko z'amezi n'amasabato n'ibizira. Mugikora ibyaha byo mu mirimo byo kudatanga icyacu, mucyane mubishira abapaseri banyu, kuko iyo abantu bakoze ibyaha bakorera Imana ntabwo baba bakiri ab'Imana, baba ari abapasiteri. Niko Imana yabwiye Mose, aravuga ngo manuka vuba ba bantu bawe biyononye. Iyo mukoze ibyaha muri mu nzu y'Imana ahita habaho miremizi, Imana ibagira abapasiteri banyu, kote mujyana na pasiteri wanyu gihe navuyemo, sinagendana namwe n'intambwe. Ibyaha byo mu mirimo, kuba warajyaga muri nibature ntuyigemo, ibyaha byo mu mirimo. Kuba warabwiye Imana ngo numpa akazi nzaguha icya 10 ntukiyihe. Kuba warabwiye Imana ngo nunkiza nzagukorera ukabademoralize. Kwishinga batafite icyo bahomba, bameze nk'abapangayi mu rusengero. Kudakora amasengesho yo kumubyiza. Imana yarambwiye ngo mwatumye imodoka yitwa itorero ipfa moteri. Moteri ni amasengesho yo kumubyiza. Abaririmbyi 54 barimbutse. Marayika yarambwiye ngo bazize ibintu 5. Ngo icyambere ngo ni imirimo y'ubusitani. Baririmba ku cyumweru, bakaririmba ari uko korari yabo yapanzwe. Ngo abayobozi babo bazigize nka company zikora ku giti cyaha. Erega mushobora kutwemeza mukemeza na pasiteri, ariko Imana yo irazi kireba ibyaha byo mu mirimo. Komereza dusenga rero, sengera ubugingo bwawe, ngira ngo nta yandi turi busenge. Iravuze ngo noneho mpamagara hari wakumva. Senga nk'uwaje wenyine, senga nk'uri imbere y'Imana wenyine, ganira n'Imana muri uyu mwanya mu izina rya Yesu. Tugiye guhamagara aba bantu bakurikira mu izina rya Yesu. Umuntu wanyweye inzoga cyangwa umuntu uzinywa n'ibisa nazo, ubushera bwabaye ikigage bumaze 4, umutobe wabaye urwagwa, gice cy'ubusambanyi, abasambanye nyirizina, wikwicara ntituricara, haguruka dusenge. Ntabwo upfa n'upfa ugapfira mu rusengero, uratabara kujya mu ijuru, ntabwo ari kimwe n'uguye mageragere cyangwa mu bitaro. Haguruka dusenge niba wazanywe no gusenga. Bantu basambanye, muntu wikinishije, muntu warebye porono, waciye inyuma umugabo we, waciye inyuma umugore we, wasambanye yagiye kuraguza agasambana n'umupfumu. Ibi bintu byose byabaye Imana ibireba. Abambitse abana babo impigi, abisize imiti bibarinda abarozi, n'ibindi byaha by'uburyo butari bumwe tutavugira hano kuri mikrofone, ariko umwuka wera akwemeza. Myuka y'ubutinganye, byaha by'uburyo butari bumwe. Imana yacu irashaka kugukura hiri ishyano. Zamura ikiganza tugusengere. Zamura cyane, nturi inka, nturi umusazi, uri umuntu utekereza. Imana ivuganye n'umutima. Zamura cyane, zamura cyane, zamura cyane, zamura cyane imbere y'Imana. Uri we wese Imana yarambwiye ngo nashaka azaba ari umuririmbyi, cyangwa ari umudiyakoni, cyangwa ari umushyitsi waje asangwa senga, cyangwa ari umuvugabutumwa. Nahaye umuntu kuvuga ubutumwa itike muhaye ayijyana mu kabari. Nashaka azaba ari umuvugabutumwa, uwo munsi azumvira ijambo. Uzaba ari umunsi wo kwakira ubugingo n'umunsi wo kubutakaza. Abayobozi tugira principe ivuga ngo kirazira kwigisha abakristo ubakura umutima, ariko Imana ntinegurizwa izuru. Nicyo gihe cyo gukura inzira ku murima, kugira ngo umenye yuko umunsi wo guhura n'Imana ari uyu, n'umunsi wo gutakaza ubugingo bwawe ari uyu. Imana yarambwiye ngo abatemera kumvira ijwi ry'Imana igiye gufata icyemezo gikomeye gishariri cyo kubirukana, kandi ngo nibirukana izirukana n'imigisha yabo. Izamwirukana, bamwirukane ku kazi, izamwirukana, yirukana igishoro, yirukana abakiriya, yirukana ubukwe bwe, ngo kugeza ku rwego izirukana n'igikundira abagore bafite mu maso y'abagabo babo, kuko ari Imana ibabaye. Zamura ikiganza imbere y'Imana ikuze neza. Abazamuye mwese muze hano kuri altare. Fata utuntu wazanye, abantu bose ntago bari bwihanire hano, utaza gusubira ugasanga bakwibye. Mushingura amasaha aradufasha. Ngwino yewe ntawe guseka, waguseka gusuzuguye yaba agusunikiye ku Mana. Kandi twabivuze muri rusange kubera umutekano w'urugo rwawe, kugira ngo wakire Imana. Hari intambara wabagamo, hari bazo wahuraga nabyo, ariko ntiwaruzi impamvu yabyo, nuko ishyano ryaguye iwawe. Kandi n'urwo rugo n'ubundi warugiye kurusenya, ni Imana yarwubaha ko n'ubundi yari yarutangije. Shingura rero muri hano kuri altare, muzamuka ahangaha,
aho abakozi b'Imana baririmbye, aho twahamagariye Imana. Kandi bayobozi bacu, impamvu y'amatitire dufite, impamvu y'ibi bishoro byose, ibi byose bira, impamvu yabyo ni itabaye yitwa abadukoreye ubusa. Twongere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Nawe shingura uze, kiza ubugingo bwawe. Imana iragukunda, Imana yarakwimanye, yakwimye ibiguhiga. None nikuzibukira uzacungira kurinde. Ibikurwanya ko bigihari, abakugambanira ngo ufungwe baracyahari. Kandi bw'urugi rw'ubutumwa bwiza n'imbabazi rukinguye imbere yawe, nturwinjiremo, n'ubundi n'urugi rwa gereza rurakinguye. Akira Imana, akira imbabazi. Muracyari bake.